sheri aka kanazi sheri ese ko aba yaje kwicarana n'umusazi ko soni bavuga umusazi cyangwa bavuga ufite ubumuga ntureba ko ari umwana si ukumana isi ni ukuri kumwana oya wimukora kubera se iki wimukora gusa disi tugende mu kazi tugende gusa wajya ureka umushinga ese umwana ni ukuri yisigira nabi ni ukuri se ninde wamugize gutya we iby'aba barwayi nyine ntukabyiteho gusa kubera iki gusa nta kintu twakora umuntu akamushakira nk'ubuvugizi yamushakira nk'ubuvugizi kugera anatwite sheri nta kintu twakora cyangwa tujye ku kazi ariko reka none ubu dusiga umuntu ameze gutya none se yuko ko ari abarwayi baba mu muhanda nyine wagira ngo bigende ariko umuntu yakora ubuvugizi na leta ikaba yamuvuza bakamujyana indebe ibyo ntabwo rero bireba hano tugende mu kazi uzi ko anatwite hano ariko ntureba bimwe nakubwiraga nyine ubu ngubu wabona afite icyo akeneye ariko si ubwo warereka none se ahubwo aravuga gusa nayavuga iki koko aho wafunze ntabwo hafunze hamagara zamu ugira zamu hamagara zamu zamu funga tugende reka murebe oya funga tuze tugende none se uragenda gute kandi ubona yagufashe ngwino tugende ariko si ubwo nta soni ubu hano tugende ariko ujya umenya ko yari umuntu nk'abandi reka mwinjize mu rugo babanze bagire n'ikintu bakora bamwinjize mu rugo bagire n'ikintu bakora urafata umuntu w'umurwayi akamwinjiza mu rugo kubera iki we ntakeneye n'agakoma urumva ibyo kubwira cyangwa ubyumva sheri waje ubu umuntu ufata umuntu w'umusazi ntabwo ubona ko atwite ntabwo ari umusazi nakubwiye ngo Canga. oya ntabwo njye nasiga Canga. ntabwo ndi inyamaswa yo gusiga umuntu hano bino rata twigenda ubundi mu buzima busanzwe yigeze ukora siporo gusa se za kiribite se cyangwa se ndashaka nyine ngo numve ko wakoze siporo kuburyo waba ufite ingufu ngwe n'umwitangire siporo narazikoze cyane igihe kinini ntundebe gutya ngo nuko nanyongamye mu bundi buzima busanzwe hari icyaha wigeze ukora byibura nko kubita umuntu urushyi mfasha nko kubita ingumi ese karavera ari amenyo mfasha karavera ari amenyo se yakuwe nawe bwarabo rero bwabize uri inshuti yanjye ariko baramfunze nimba ari uko gukubita umayakare oya ko bamfunze ibyumweru bitatu narangiye bakanamujyana kwa muganga ni uburyo bworoshye bwo ushobora kukubwira ni mwarabu nk'umuntu wanjye nagusaba serivisi ariko ntacyo nagukorera abandi iyi serivisi yinkorera nyine niyo mpamvu nakubazaga hari umuntu wakubise urushyi byibura uyu usibye n'ishyinama ngo ume ntara y'abariye bwarabo rero nicyo ndimo kukubwira nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi umuvandimwe ubu umutima wanjye ndabangamiwe kubera iki se kandi nk'umuntu wanjye mbangamiwe nawe buriya ntabwo waba umerewe neza urabizi nta n'umwanzi wagutera turutse wanjye ni nko muyama nk'inshuti yanjye rero bagira ngo ubwire akantu kari ku mutima ariko ntabwo buryo wangirira nk'ibanga ugihumura njye ibanga ni ikintu cya mbere nziho kabisa njye ngira ibanga ryarindi ishobora no kukuribika paka kuzageza ryari mwana ntabwo norohewe cyakenze guteseka ntabwo norohewe madamu mwashwarize oya
ariko ndagira ngo umfashe nk'umuntu wanjye pe sibyo ariko simbwira nta kibazo ngiye kuko urabizi turi babiri kandi umuntu w'umugabo uhagarara ku ijambo rye nimba nkubwiye ngo ibanga nzaribyumva naribika kandi ntacyo naguhisha rero uriya ni ikibazo nagize urabona harya iwanjye ku marembo ku marembo ntujya uhabona ndahareba hamwe ku muryango nyine porotaje nta muntu se ukunda kuhabona utambwira ko umuzamu w'iwawe yakwibye rwose ntabwo namushaka ngo mubone kuko sinzi wa barabo rero nyine abizi sinagwisha umugabo mugenzi wanjye ejo bundi nahanyuze nk'uko ufite ikibazo nyine mu mutima nta kikubwira niwe muntu wa mbere ngiye kubwira ikibazo ufite urumva urabona nyine hari ku marembo iwanjye nabyo nakubwiraga ndahazi ntujya uhabona se ko hari umwana ufite uburwayi bwo mu mutwe w'umukobwa uyu buhari uramuzi ndamuzi nagize inshuro nyinshi akenshi wa mugani rimwe na rimwe ukunze kubona nagize nyine ariko iryo banga uri mire pe kandi ntuzamvemo kujya kuba umugabo mugenzi wawe hasi ubwo kunabona mbikubwiye nyine mwifashishije nk'umugabo mugenzi wanjye kugira ngo mfashe muri icyo kibazo wowe yahumura ku izina ry'Imana ndataha agira atya arasaba ibyo kurya arabifite umugati ntahane abantu umugati ndawumuha niyo mpamvu disi akunda umuhaye uri mugire ujye ugira neza umuntu nkuriye arankurikira ankurikiye madamu ntiyari ahari ndetse n'abana bagiye muri vakanse araza aje ngira impuhwe ndeba umwana w'umukobwa ufite uburwayi bano bavuga ngo bagira ubumuga bwo mu mutwe burya ni uburwayi abanyine bakunda kwita ngo ni abasazi nyine ndamureba n'ubundi niko ameze ubona ko nyine ngo abenshi bamwita umusazi ababizi bavuga uburwayi bwo mu mutwe abandi bakavuga ubumuga noneho ubwo umwana araza tugeze mu rugo bya bindi by'uburwayi abageze aribyo ibintu byose babihutuyemo mwara yakubwiye ngo nagize ubwoba ngira ngo ahubwo agiye kundya ariko hari nibarwaye nari namuhaye umugati atangira aza yigira gutya yinyo kwihangana birananira pe uramukubita ntabwo namukubise twavuze se ko namusambanyije niyo mpamvu mvuze nk'umugabo mugenzi wanjye nta wundi muntu umugore wanjye ntabyo azi urumva nta wundi muntu ubizi n'umwe urumva niwe mbibwiye nk'inshuti yanjye kandi itamvamo wabikoze wamuziritse nyine ahubwo nyine kubera nari namuhaye uriya mugati nimba aragize santima nyine byose azi mbwiza ukuri icyo wakoze nakubise amaso ibibero bye ndeba imiterere ye wa mugani ukuntu gateye neza ariko se umva nkubwire ukuri mwana kwihangana byarananiye birananira pe ikibazo se cyaje kuvamo sinzi nimba uheruka kumubona ariko ejo bundi namunyuze ku cyumweru arimo kurya abonye bimeze bite gutya oya nabonye twite n'ubundi ariko n'ahantu hose n'ejo bundi yadusanze ari kwa Marita ku Kigage yaratwite ubundi aratwite ni ibintu bigaragara inda buriya iriya nda ni iyanjye baba we urumva ariko njyewe kijyambere niyo mpamvu nakubwiye ngo ubifashemo nkabanza kubicisha kurenga se wakoze umuntu urushye n'ibiki ndagira ngo ubifashemo oya humura ndaguha amafaranga yose ashoboka aho kugira ngo ugire igisebo niyo mpamvu ubona atajya ava ku muryango wanjye ntahava kuva ibyo bintu byaba ibyo bintu ntabwo ahava rero mwaramufasha sibyo negere nyina ariko nyina aroroshye nagenda oya si icyo ndashaka ngo mure n'uwo mwana atwite bose mbabure ubure n'umwana atwite mbega birangira agapfa se agapfa nyine ese ko nta murozi nziranye nawe n'ahari oya sinabona kubera ngo ufite ingufu uriya se wamunigamo iminota ingahe nkaba ari cyo umwice
ariko uzi ko kijyambere asetsa ubu nkaraba amaraso y'inzirakarengane n'uyu muziranenge atwite kandi uyu mwana yavurwa agakira. Reka nze ngire icyo mbikoraho. none se ko nta kintu uri kumbwira Guhamagarira ubusa njye urabona ndi umuntu wo mvuga busa. ese utavuga busa uko utari kumbwira ahubwo ukaza unyomenya inyuma. Nyamara ni uko umuntu yambura umugisha. Umugisha w'iki se haba? Waba ugiye kurokoka cyangwa se uwiwawe agiye kurokoka ugasanga ibintu bibaye birebire urabona ngo aravuga ubusa. Mwajye mureka guhinyura ikintu cyangwa mugasuzugura umuntu mwamaze kumva icyo umuntu amaze kubabwira. Erega igihe kirahenze kandi urimo urantinze. Mbese ubu ngukuye mu bantu unashaka kugira icyo mubwira. Bwira nyine koza amatwi. Urabizi umugabo wawe ni inshuti yawe yanjye kandi nawe inshuti y'umugabo nimba ndi inshuti y'umugabo nawe wumva ko ndi inshuti y'umuryango. Ariko kurusha ku ntego. Ikibazo ni uko mbona ibintu byose uba wabisuzuguye kandi njye ndi umuntu w'ingirakamaro mu muryango wanyu. None se nifate nimene kugira ngo ukunde umbwira ikikurimo umpuye mu bantu ngo nze tuganira ikintu ushaka kumbwira ariko urimo uraca hirya no hino umbwira. Oya byari no kuzasengera no kuri kw'Imana kuko burya nakomye agasana wowe Imana igira amaboko kandi Imana irihangana ikanakunda abantu bayo yaremye. None se niki ni ikibazo gikomeye reka nimba wenda we ntawe simbizi ariko se ubu nkomeze nkusabe cyangwa reka nigendere niba wenda ushaka ugende kuko niba bifitiye akamaro ngaho mbwira nyine kiye rwose nta kibazo. Birasaba iki kugira ngo ikikuri mu kindi? Oya nta kintu reka birasaba iki kandi nkureba ngambwira rero nikoze ari umuntu ariko ndagira ngo ngusobanuze. Ari umuntu w'inshuti yawe ubundi ari umuntu w'inshuti yanjye nyine kandi magara pe. Yakoze icyaha kigeretse ku kindi n'ikindi kigeretse ku kindi. None se hagati aho naguciye mu ijambo uje kumgisha inama cyangwa icyo uwo muntu ninjye areba nyine nkawe usobanutse wenda wambwira uti icyaha iki n'iki gihanwa n'amategeko ya n'aya ikindi kandi ndabizi urabizi nk'icyaha cya viyore n'urugero gihanwa n'aya mategeko. Icyaha cya viyore rero iyo wasambanyije umwana utujuje igihe imyaka 25 waba aramwanduje ubwandu burundu. Ni burundu. Hanyuma se urumva nk'icyo cyaha ukuntu kimeze ubwacyo kigeretseho n'ikindi nono cy'ihohoterwa rirenze ukwemera n'umuntu atanatekereza. Ihohoterwa ryo ni imyaka ingana? Naryo rifite amategeko abigenga. Numvise ngo kandi ntabwo urumva ibyo ari byo byose ni muri iyo myaka za 20 kuko ntabwo mu Rwanda ihohoterwa bura ngo ni 30 n'ingahe. Ariko umuntu muzima gute se ahohotera mugenzi ariko hari amahohoterwa menshi atandukanye. Hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Nushaka agereho umuntu se yaba yarahohoteye umuntu imyaka 25 kongera 30 n'ingahe n'itanu ubwo ni 50 n'ingahe n'itanu. None se mbwira hari umuntu waba warakoze icyo cyaha se tumushyikirize ubuyobozi? Erega twese abanyarwanda turi ijisho ry'igihugu, turi ijisho rya mugenzi wundi. Ntabwo wabona amakosa nk'ayo mu ceceke. Hari umuntu waba warakoze ibyo bintu uzi kandi utaratanze amakuru? 55. Okay, noneho ugafata wenda tubare ko iryo hohoterwa ashingiye ku gitsina noneho ufite nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe ukamusambanya ukamutera inda sibyo? Wamara kumutera inda urumva ibyo byose ibyo byaha byose nagiye nkubwira urumva ko byose byikomatanya. Uwo muntu ko yarengereye umva atararengereye ahubwo se uwo muntu ninde ngo tumushyikirize ubuyobozi? Imyaka 100. Reka nkwereke rero umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo yanze akarengaho agakora ihohoterwa nk'iryo n'iryo akarikorera umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Reka rumubwire mbabarire kuba nari nanze kugutega amatwi icyo kintu ni ingenzi ariko urumva ko ari indengakamere. Ni indengakamere ni ukuri. Bwira kijyambere rataruka cyangwa se bamukanya. Umva
iyi nkuru uhita uyimukoza mu maguru mashya ahita aguruka kuko imyaka 100 natayifungwa tuzanganya. Ntabwo numvishije neza ngo mbwire nde. Bwira Kijyambere umugabo abakora inkuru yabaye Kimomo nawe ubwo ngubwo urimo kwirirwa uvuga ngo biki n'ibiki gusa tuvuga ko ntabyo uzi. Kijyambere umugabo wanjye Kijyambere umugabo wanjye niwe wakoze ibyo. Ayiwe none se reka nkubwire kakayobe karakayobe gafite ubumuga bwo mu mutwe gahora ahangaha gatwite kirirwa gatoragura amashashi karya mu ndese kagira gute. Ubu tuvuga ko icyo kibazo utakizi. Iriya nda niya Kijyambere narihagararaho n'amaguru yanjye abiri. Ubu tuvugana none ahangaha ndabikubwiye. Ziba ziba icyo kintu uri kuvuga ninongera kumva ugisohoye mu kanwa kawe urwo rurimi ndaruca cyangwa akagira undi muntu ukimenya ntitaye ku byari byo byose. Ubwo uri kumva icyo kintu uri muri icyo kintu uri kuvuga ku mugabo wawe. Nase uranzibisha namufatiye akaguru. Uwo niwe bari uri kuvuga wakoze ibyo byaha. None se nimba ubara niyo myaka none ahubwo nureba nabo uzajya kuyimufashamo uzayimufashamo kugira ngo ziba hari mukagize undi muturage umenya iki kintu. Ni bande babizi? Sombwe ngo nzebe. Ni bande bantu babizi? Ahubwo reka nkubwize ukuri. Njye nkubwiye ibintu by'ingirakamaro byakagombye kurokora umugabo wawe none urimo kunzibisha nta nagakora hehe wumva n'imyaka bazamukatira wumva ubugodi nk'ubwo ngubwo yakoze. Azakura 75 nawe umukorera indi 70. Wa mugore ureka nigendere. Ziba reka hakube nibikira twumvikana. Ubuso nanjye uragira ngo ngutambike urushyi noneho bangereke icyaha cyo kukubita umugore utari uwanjye. Bivuganye uburakari sibyo mwara. Wa mugani ngo ikurira umwana ikakurusha uburakari. Basi ndaguha icyo ushaka cyose ariko ibi bintu bimiri sibyo ubimire no mu nda ntihagire umuntu. Oya komeza umugore komeza untuke uko wiboneye none. Mwara wambabari wampaye mwara niba ari Kijyambere koko ibira bintu wabikoze mba akosebura. Ese Kijyambere cyo dupfa ngiyewe ndihagazeho n'amaguru yanjye yombi. Basi ngaho nyuma tuganire nk'abantu bakuru. 75 miliyoni basi ndayigwa. Mwara ngwino mbabarira ngwino nkubwira ariko wambabariye koko mwara. Wumbi kakana kirirwa ku geti kagakobwa gatwite kirirwa gatoragura amashashi. Yesu we Kijyambere irikosa wakoze we. Oya Kijyambere ntabwo ibi bintu wabikora. Umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe Kijyambere oya we. Alo? Hey, hoya mu minota bike ndabangugeze. Ariko nta kibazo. Ugenda ujya. Bakuri telefone. Ugenda ujya. Kijyambere. Nibiki wakoze? Biki? Nibiki uzi wakoze? Ese nakoze. Narakoze ibiki? Wakoze butigeze mbwira. Nibyo nyarakoze. Hari ikintu ushobora kwihanganira icyo ushobora no kwihanganira. Cye nta kintu nakoze ariko. Vugisha ukuri. Tekereza ikintu ntazi uzi wakoze kandi wakoze mama. Cye nta kintu na kimwe nigeze nkora. Kijyambere. Ntacyo. Kugeza isasingira umugore wawe. Ikikubaho cyose ndakarabye. Yende. Ndakarabye nta hantu tugihuriye. Wowe utinyuke. Umwana ufite ikibazo mu mutwe. Utinyuke koko. Utinyuka umugabo nkawe wize ufite ubwenge ukora ihohoterwa ringana kuri ririya mwana w'umukobwa ungana kuri Kijyambere. Reka nkubwire ndagukarabye ibi kubaho ubage wifashe kuko muri urugo niki wamburanye gishobora gutinyuka kuko umuntu muzima ufite ubwenge buzima ugakora amahano nkari umwana yifitiye ikibazo muri we nibimworoheye ukamutera inda ukamusambanya umugabo nkawe ngaho mbwira uri umugabo nyabaki uri igiki njye ubwanjye ndakwifungishiriza
njyewe ubwanjye kuko sinshobora gushyigikira amakosa nk'aya ariko se nanjye ndi umubyeyi nyine iki ni ikibazo Nyine. cyavutse ikibazo ki ariko mbaba nishobora byose kigeme ndakureba nkumva nakubaga nkagutwika uhagaze ibaze umuntu wawe mbabarira usobanurire biriya bintu mbabarira usobanurire biriya bintu urabicikirahe basi biceceke jya genda uwunere kandi ndarahiye do sinzigera ngo inyuma yawe ngo ndakugemurire ninde se ntabwo nzige njye ubwanjye ndabyivuye irira hohoterwa ntabwo ushobora kubibona ngo ndiceceke njyewe ndi umugore wawe wakoye ariko ndabivuga bagufunge nicyo kintu ukwiriye wenda uzabona isomo wenda uzasobanukirwa amakosa wakoze wabimfashije yitwa kijyambere dore nguwo nyine arimo kubyurira abandi bajyambere nguyu nguyu kijyambere ko yitwa se umugabo we ntabwo yitwa kijyambere yes niba nkoze ntabwo mugukuze biki kuba mvuga ko yitwa kijyambere uyu niyo mugabo wawe ntabwo akiri umugabo wanjye yahoze ari umugabo wanjye ariko uyu munota ntabwo ari umugabo wanjye harya ngo byagenze biti yewe ibyo shaka kuvuga kereka ari imbere y'urukiko cyangwa imbere ya polisi naho ibindi byose muyobozi rwose reka nkubwize ukuri ntabwo ariko se ubundi yoha ubu koko iki gihe nicyo kubaza kijyambere amafuti ubu iki gihe afite n'ijambo na rimwe ryo kwisobanura ikimenyetso cya mbere ntabwo ukibona kijyambere ni ibintu wakoreye umwana mbese nyine ni ugutera inda akegurukira akamera nk'inzoka akagira gute ubu se ko ari uyu nguyu ugaragaye waba atagaragara muyobozi ariko reka nkubwire mwara mujye muvuga ibintu musubira ibindi uyu mwana afite ubumuga bwo mu mutwe atinyuke kijyambere twari tuzi ngereka nkwereke ibintu ngiye kubivamo niba mudafashe umwanzuro wihuta reka nkubwire muyobozi nzanabisubiramo n'impamvu yanteye kuhita mushyira hanze kijyambere ni gute atinyuka kamwe ngo ngiye mwarabu ngo nifate amafaranga ngo ningire gute ngo mfate n'umuntu ngo nze mubwigirize ngo munige mujyane mu ishyamba y'epfira ryo kwa Padiri no kwica se cyangwa ngo mujugunye muri buzani mu manuka no kwica genda buki ibyo bintu ngomba kubisubiramo niba nkoreye ko kijyambere uzi ko icyaha gihanwa n'amategeko iyo ubaye umufatanyacyaha none mushyire umva shanga karama ntabwo byari bikwiriye gukorwa n'uyu nguyu nta n'undi muntu w'umunyarwanda muzima akaba yakora ibi bintu ufite indangagaciro gufatirana umwana umeze gutya yarwaye urumva aho kugira ngo amuvuze cyangwa agire gute warangiza ukamujya hejuru ukamutera inda umuhohoteye atazi ibyo ari byo yes ugafata n'ikindi cyemezo cyo kumwicisha kugira ngo amakuru azimire ngewe reka umwana kijyambere ntabwo uyu mwana agipfuye urumva ngaho se mudufashe muhagurutse se yabonye umugabo we ntabwo byakunze yaramutwarije namuhagurutse rero ngewe muhagurutse vuba se igihe mwabanye n'umugabo wa kirahagije se wakwakire mukeba wawe ra ibyo guca no kuranga n'ibintu wavuga ese mukeba we ntibasabye umugabo ubwanjye ndabyemera Rwanda uwo ari we wese ntabwo ashobora kwihanganira kubona murandura ihohoterwa rikorerwa abana nk'abo bo nimumufashe tumujyane ku murenge kirabiri gito ntabwo ureba se ko wamurwarije tugende najya imbere aramukurikira nave aramukurikira nimuveyo reka tumujyane ku murenge sheri umugende yameze ubuza kumuzana akaramo kwifubika cyakora we Have
ariko arabikwiriye nagenda bihanirwe pe kuko ntabwo nshobora gushyigikira amafuti nk'aya ngaya